Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mudukurikira kuri Iyarure TV, urubuga twashyizeho kugira ngo twunganirane muri uru rugendo, kugira ngo tujijurane. Tubafitiye package zigiye zitandukanye, tubafitiye ubuhamya, tubafitiye ikiganiro cyo kwita ku muryango, umuryango wamera neza, kuko burya twasanze umuryango rwose buriya ni umushinga w'Imana. Kandi tubafitiye package yo kwita ku muryango, dutumira impuguke n'inzobere kugira ngo zibabwire uko mugomba kwifata, uko mugomba kurya, uko mugomba kunywa, kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Tubafite kandi n'umwanya twahariye ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo twitaho twebwe kuri channel yacu ya Iyarure TV. Niba rero utarakora subscribe, waracikanywe, kora subscribe rwose kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu ko tubishyizeho. Hanyuma kandi ntibibagirwe no gukora share ndetse na like. Like ni ka kandi kameze gatya, kandi share ni ugusangiza bagenzi bawe ikiganiro. Mwebwe mudukurikira rero umunsi ku munsi, muri abantu b'abagabo mwamaze gukora ibyo byose mvuze. Njyewe ndi MC Theo. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa udasanzwe kuri kamera zacu. Kuri screen zacu turi kumwe n'Uwayezu Valentine. Valentine, tuguhaye ikaze. Ntago ari ubwa mbere uje kuri Iyarure TV. Uheruka uduha ubuhamya bwafashije benshi. Wakwibwira amazina abadukurikiye nubwo nayavuze? Uri umuntu mukuru wabasha kwivuga. Nakoze. Nitwa Mujawayesu Valentine. Mujawayesu Valentine ni umukobwa, ni umumama? Ndi umumama. Mfite abana 4 n'umutware. Ufite abana 4 n'umutware. n'umutware. Urakijijwe? Yego. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Twagutumiye ngo uyu munsi tuze tuganire, abantu bicare bumve ibikwiye umugore. Umugore burya ni umuntu ukomeye, ndetse hari umugabo umwe twaganiriye mubaza impamvu Bibiliya yibanze ku mugore. Yarambwiye ngo umunyabwenge yibanda ku mugore, n'abanyarwanda bagaca umugani ngo ukurusha urugo kurusha umugore. ukurusha umugore akurusha urugo. Urumva rero ko umugore ari umuntu udasanzwe. Nanjye mfite umugore Imana yangiriye neza, hasigaye enjeniyeri y'ubushyira umusiribateri. Hanyuma rero ku itariki 8 z'uku kwezi habaye umunsi w'abari n'abategarugori. Umunsi w'abari n'abategarugori ni umunsi uri international, ni International Women's Day. Ukaba wizihizwa ku itariki ya 8 Werurwe. Icyo ugamije, icya mbere ni ukwibuka urugendo abagore banyuzemo mu gushaka uburenganzira bari barabujijwe, n'uburinganire. Ikintu bita uburinganire urakizi? Yego. Babyita gender balance. Hanyuma wowe uwo munsi uvuga iki? Murakoze cyane. Uriya munsi nkuko mwatangiye munabivuga, nuko n'isi nayo yarebye ikabona ko umugore ari umuntu uwo munsi ukenewe. Yego. Barangiza bakanawushyiraho ku isi yose. Ubwo bivuze ko umugore uretse kuba na Bibiliya yaramuvuzeho byinshi, no mu buzima busanzwe bose babona ko umugore ari uw'ingenzi. Imana ijya kurema yararebye, imaze kurema Adamu, biri mu Itangiriro 2, ngo iraribona ko uwo muntu ataba wenyine. Ndavuga ngo reka imuremere umufasha umukwiriye. Umufasha rero ikintu cyo gufasha ikintu gifasha umuntu kiba ari igisubizo mu buryo bukomeye. Umuntu yafasha umuntu yenda gupfa akaba arakiza, ubuzima bwari bugiye. Umufasha ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo urumva ko n'isi yarebye ikabona ko umugore ahubwo adahabwa, ijya gushyiraho uwo munsi, buriya yarebye ko umugore adahabwa agaciro kamukwiriye.
ngo ikintu cya kabiri ngo ni ukugaragaza uruhare rwabo mu iterambere ry'umuryango. Umugore hari uruhare afite mu iterambere ry'umuryango, ko tubona umusore yubaka akihiringa agashaka inkwano, yarangiza umugabo akamushyira ku ifishi y'umuryango, ku cyangombwa akandikwaho uruhare. Ubwo umugore afite uruhare rukomeye mu muryango cyane rwose. Ikintu cya gatatu ngo ni ukuganira ku bibazo bikiriho nko guhohoterwa n'ubusumbane mu kazi. Ibyo bintu birahari, hari abantu bagihohoterwa. Birahari kuko wenda bigenda bicika aho bamaze kugenda babizamurira cyane, wenda nko mu Rwanda aho biri gucika kuko ubona ko rwose urwego rugezeho ku mugore ni rwiza, ariko nanone ntabwo biragera aho bishimishije. Nanone hari ikintu bita uburinganire, abagabo benshi bavuga yuko ngo bakandamijwe. Yego. Aho umugore agenda akajya mu kabari akanywa, akibagirwa gutaha, agataha saa sita z'ijoro ngo yararinganiye. Ibyo bo bivuga iki? Ibyo njye ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera rwose. N'abamama baba bari kutwumva baba bakora ibyo bintu bagire babyihane. Ntabwo bibereye umudamu, ntabwo bibereye umutegarugori. Ijambo ry'Imana ryabivuzeho cyane, ryavuze ku mugore. Umugore mu bushobozi ahabwa ntabwo bimuha uburenganzira bwo kwitwara uko Imana itamugeneye, kuko ni ukunyuranya n'Imana. Ahangaha tukiri ahangaha, uyu muryango International Women's Day washyizeho uyu munsi wo kugira ngo barebere hamwe ibyagezweho n'inzira baciyemo abadamu kugira ngo bagere ku baharanira uburenganzira n'uburinganire. Bari barebye kure, ariko ikintu bita gender balance, ngira ngo mu myaka yashize ba sogokuruza barashyingirwaga bakabana neza bagasazana. None uyu munsi urugo rwarambye rumara imyaka 3, harimo n'urumara amezi 2, bakaba baratandukanye. Kuri wowe nk'umukristo, ikintu bita gatanya ukivugaho iki? Buriya rero ku byerekeranye n'umukristo, reka bariho njya cyane, ariko mpavuge mbanje gusoma rino somo riri mu Rwambere rwa Petero, igice cya 3. Buriya Imana nta na kimwe yigeze ihisha abana bayo yaremye, abatuye ku isi yose. Buriya nureba ko n'uwo munsi mukuru washyizweho, buriya Imana inatubwira ukuntu nta buyobozi bujyaho Imana itabyemeye. Buriya Imana niyishyiraho ubuyobozi uko bwameze kose, bwaba bubi bwaba bwiza, ngo buriya niyo yemera ko bujyaho, ushatse no kubukuraho Imana itabyemeye ntibyemera. Iryo somo turisanga mu Baroma igice cya 13. Usanga nshaka kujya cyane ahubwo no kugira ngo nerekane ko abantu b'Imana badakwiye kuba bajya kurusha ubuyobozi kandi bafite ibyanditswe byera. Nubwo ubuyobozi nabwo ari umukozi w'Imana, ngo uhesha abana b'Imana ibyiza, ni ukundi kuboko nako kw'Imana ngo babereho no gucyaha. Yego. Ndetse bagahana ukora nabi. Ubwo ibyo byose baba barebye, nubwo baha agaciro umugore, ariko abagore batubaha Imana, reka bo mbareke kuko nibo barushya ubwo buyobozi. Naho abubaha Imana hari ibyo twagenewe Imana itubwira, aribyo tugomba guhangaho amaso. Uretse mbanze masome wumve, haranditse ngo mu Rwambere rwa Petero igice cya 3 dore ku murongo wa 1, w'inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe bagore, nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha, umurimbo wanyu w'inyuma wo kuboha umusatsi, cyangwa wo kwambara izahabu, cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana.
abagore bera ba kera biringiraga Imana niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba ubahahamura. Impamvu rero ikibazo kijya kibaho, abantu bavuga ko bubaha Imana hari igihe bibagirwa ko hari ijambo ry'Imana twashyiriyeho. Twe dufite umwitangirizo aho tutagomba kurenga. Imana yatweretse inzira twebwe tugomba kunyuramo. Icya mbere, ijambo ry'Imana ndasomye no muri byinshi, no mu Bakorinto babisomamo, abenshi mu binjira muri Bibiliya harimo uburyo tugomba kubaha abagabo, kandi umva ko tunabisomye ngo Sara yubahaga umugabo we. Ntabwo rero waba wubaha umugabo wawe kandi uzi ko waremwe uri umufasha, ngo nurangiza ujye mu kabari mutahire rimwe. Ubwo urumva aho ni ah'abandi, ntabwo ari ah'abantu b'Imana. Bivuze ngo tugira n'inama abantu b'Abakristo yuko twasanze ko umugore nubwo twamuvuzeho, ariko urebye uko Imana yamuvuzeho byo birenze uko twebwe tubivuga n'uko tubitegereza. Umugore muri iki gitabo mfite cyitwa Urugo rwa Gikristo, mujye musoma ibitabo by'Imana mutagambiriye ngo kirihe, murebe gusa iby'Imana birimo byiza bituganisha ku ijambo ry'Imana. Inyigisho zirimo gusa harimo ko Imana yise umugore imwita ngo ni umutwarekazi w'urugo rwe. Imana imwita ko ari, mbese imugira umunyacyubahiro ariko mu rugo rwe, ariko ni wa mugore wubaha Imana. Bivuze ngo umugore Imana ngo yarebye inshingano afite. Ni nayo mpamvu mu rwa kabiri rwa Petero banditse ngo bagabo, kugira ngo amasengesho yanyu atagira inkomyi, murasabwa gukunda abagore banyu. Bivuze ngo umugabo amasengesho yagira inkomyi aramutse ari kurusha umugore we, ariko umugore wubaha Imana, urabizi ko hari abagabo baba bazi ko bafite abagore bubaha Imana, yarangiza akamubona nk'umuntu utagira ubwenge. Hari abagabo benshi, dufashe nk'urugero, ashobora kubona umugore hari ibyo adakora bitewe n'uko yubaha Imana, yarangiza nk'ubu ndatanga urugero rw'uwo twigeze duturana, kuko yajyaga dusetsa akavuga ngo niba nambaye uyu mwenda nikwije, ngo nambaye ibikanzu bya giturage. Akavuga ngo abagore beza ni uwambaye mini cyangwa agakora uwo akaba ari umusirimu, umunyamujyi. Ariko mu ijambo ry'Imana yavuze ngo umurimbo wanyu we kuba w'inyuma cyangwa gukanisha cyangwa kwambara amazahabu cyangwa imisatsi, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima. Noneho kubaha umutware rero niyo nshingano y'abagore iri muri Bibiliya. Kubaha umutware wawe, ukamenya inshingano yindi yo kurera abana, wenda ibyo turaza kubigeraho wenda, ariko umugore akwiriye kugendera mu nshingano Imana yamuhaye kuko zirahari. Tukiri aho nakubajije, ubwo icyo bita divorce cyangwa gatanya, yego, iremewe kuba Kristo? Ko hari abenshi buriya abenshi ku isi cyangwa no mu Rwanda rw'uyu munsi turi mu madini atandukanye, ndetse benshi bitwa n'amazina ya Gikristo. Yego, barabatijwe, bakoze imihango yose yo mu rusengero, ukajya kubona ukabona ashatse uyu munsi, yakoze ubukwe uyu munsi, nyuma y'amezi 3 divorce irabaye. Kandi padiri cyangwa pasiteri cyangwa shehe yarabasengeye, yarabarambitsemo ibiganza, agatokesha imyuka mibi, akayikandagira, akayitwika, ariko mu mezi 3 urugo rukaba nta rugihari. Divorce iremewe kuba Kristo? Abakristo ntabwo divorce yemewe. Gute kandi tubona ijambo? Buriya abantu b'Abakristo Imana ibasaba kwihangana. Iyo hari ibyo babonye baba bagomba kubyihanganira. Kandi noneho twanasomye isomo rivuga ngo mbese, turi burisome, sinzi niba twarisomye, ahanditse ngo mbese mugore ubwirwa n'icyuko umugabo atazakizwa kubera wowe, kubera imirimo myiza wamweretse. Ni mu Abakorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 13 baranditswe ngo kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera, ubwo ni 14, kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we,
kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore ni abera. Kuri 15 bavuga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Soma n'uwa 16 wumva aho bya bindi biri. Wa 16 wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakizwa n'umugabo wawe? Utazakiza umugabo wawe. Utazakiza umugabo wawe. Hariho n'akabazo. Nawe wa mugabo we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ubwo ngaho rero. Ubwo gutana byemerewe kubatizera. Kubatizera. Bibiliya ni igisubizo irabitubwiye. Naho wowe igihe Imana yaguhuje n'umutware wawe mukabana, ubwo icyo usabwa ni ukugira ngo ukore imirimo myiza ube wakiza ubugingo bwe. N'umugabo nawe ni uko abisabwa, ntabwo wemerewe gutana. Cyakora Bibiliya ikavuga ngo ubwo niba wumva ugomba gutana, ubwo utazi Imana wowe yemerewe gutana. Kuko hari icyo Bibiliya yabivuzeho, iravuga ngo niba nabyo biri mu ijambo ry'Imana, baranabisoma benshi barabizi, haranditse ngo niwirukana umugore wawe utamuhoye gusambana, uwo muteye gusambana. Siko tubisoma. Ubwo bivuze ngo kwirukanwa umuntu wamuhoye gusambana ukaba utabishoboye kubyihanganira, ubwo uzatana. Ariko niba uri umuntu w'Imana wihangana, uzihangana paka ukijije ubugingo bwe. Nutabishobora uzaba ubaye nk'uwise utazi Imana utane. Ndagira ngo uyu mwanya ubwire umugore w'umukristo, ntabwo ari utizera nshaka kubwira. Bwira umugore w'umukristo udukurikiye, wumvaga umugabo wamugeza, akumva yajya kwandikisha ku mucamanza ko yatanga. Gira ikintu umubwira. W'umukristo ariko. W'umukristo. Umudamu nahitamo inama yo kongera amasengesho kugira ngo Imana imushoboze gutsinda, kandi nibwo azanezerwa hanyuma amaze gutsinda icyo kigero. Hariho uvuga uti ngiye nagiye kanyarira. Yego. Njya kizabona. Biranga. Sengera umugabo ngo areke ubusinzi, areke ubusambanyi. Byaranze aho bigeze, ngiye gutandukana nawe. Ariko umugabo we akavuga ati ngenda gukunda. Umugabo we. Nubwo bijyamo mba nashutswe ariko ndagukunda. Reka aba mama mbanze mbaho urugero rumwe rw'inshuti yacu yatubwiriza, twaganiraga ku cyerekeranye n'ababyeyi ko tugomba kubaka ingo n'inyifato ikwiriye umukristo mu gihe cyo kubaka urugo mu muryango. Kuko ni byinshi ibyo kugira ngo bikorwe mu rugo biragutse cyane. Umumama yanyemereye kuba ubuhamya nabuvuga kuko twese bwaradufashije. Reka mbanze mbuvuge, noneho uwo muntu niyumva icyo kigero yarakigezemo yihangane, yumva uko mugenzi we byagenze. Umumama umwe yaduhamya ko yari afite umutware we bakundanye nta kibazo bafite, anamukunda, ariko umutware akaza kugira akageso ko kumuca inyuma no gusambana. Rimwe yagiye ku kazi, umugabo yarasigaye yihirana n'umukozi bagasambana. Nta kibazo rero ndavuze ko yatwemereye kujya tubivuga, ko yavuze ko ari ubuhamya bwafasha n'abandi. Noneho nyuma atashye ntiyarazi igihe ari butahire avuye ku kazi, arabasangana n'ubundi bari gusambana. Ariko uwo mumama icyatumye ubuhamya bwe budufasha, yarabanje ariga. Buriya abagore turasabwa kwiga cyane kuko Imana yaduhaye ibyo kwiga byinshi. Amaze kwiga amenya yuko hari ibintu byinshi bidukurikirana mu ihererekanyamurage, ibyo bita hereditere. Noneho kugira ngo bisohokemo akaba ari uko ari Yesu gusa wenyine. Ubwo si bya bindi bita karande na karongozi. Yego, rwose. Abantu bajya gushaka abapasitoro basize kugira ngo babasengere. Nibyo rwose. Umumama amaze kubyiga neza, yabajije imivukire y'umugabo we. Ko aratangiye kuba amubona ako kageso, ariko akabona umugabo wamukunda ariko afite ako kadefu. Asanga umugabo we bavuka ari abana 3, ariko bose ntawe uhuje undi na se.
mama wabo ngo yababyaraga yasinze, bamwe ntibanazi papa wabo. anazi bapa. Ryaherekanye muri izo za karande rero uvuga, ubwo urumva nawe ntabwo ntabwo yazivuyemo. Umugore kubwo kugira agahinda aravuga ati burya ni herediteri, uko bimeze kose ubwo namenye Imana nkaba nsenga, uyu nawe paka mugejeje mu bwami bwo mu ijuru. Ya jambo twasomye, ubwirwa n'iki kutazakiza umugabo wawe. Noneho akibasangana kuko yari amaze kubyishyira mu mutima, yandikaho umutima w'icyitwa imbabazi ku mugabo wanjye. Nibwo bwari yatubwiye ko bwaradufashije, ntekereza ko n'abandi bari bubwumve pe bubafashe bamenye uko bitwara. We yatanze imbabazi umugabo atarazimusaba, umugabo ataranabimenya ko ibyo abimuziho neza. Kwa mukeka urabizi ko abagabo iyo hari agakosa yaguyemo, ntabwo abagabo mujya mupfa kwemera, ariko niyo miterere yanyu nabyo turabizi biranditse. Ntabwo mwemera amakosa, ntimushaka ngo tubashinje, mbese mushaka ngo kubera cya cyubahiro cyanyu Imana yabarimanye, mushaka ngo twebwe twe kuvuga, ubwo ukanahakana ibintu ku buryo bashobora no kugusanga umuntu mwari mu busambanyi, ugahita wakana ngo reka urambeshyera, kandi pe uwo muntu yakwiboneye. Noneho akibabona yahise we yikaruma, yamaze kwakira Yesu mu mutima we, aramufasha, baramubona, ariko avayo kare ahita aza abereka ko nta cyabaye, kuko we yaratubwiye ngo yaje, umugabo ahubukayo n'umukozi babura aho bareba. Nawe uri kumva icyo cyaha uko kiba cyifashe n'abantu bagisanzwemo. Umugore ahita abaganiriza neza ati nta kibazo, abwira umugabo ati ese wagiye ku meza? Umugabo atungurwa no kumva atamuhaye ibitutsi. Nawe uzi iyo umugore abonye agakosa nkako aba ari ibitutsi. Yewe hari n'abo baduhaye ubuhamya, bamwe bakajya bavuga ngo abazimu bashye ngo nafate sanse ngatwika. Urumva ko abantu mbese kumenya Imana hari ibintu byinshi. Umuntu wamenye Imana ajya amenya ngo afite ibanga rikomeye. Abantu bakurikiye Iyarure turabinyinginze kugira ngo bamenye Imana. Ni ukuri bamenye Imana, bamenye Yesu. Imana ibagirire neza, twese twe kwimenya tuzabe mu bugingo buhoraho. Kuko abantu banesheje iyi si bafite ibintu byinshi yasanze bari mu byabo, bari gusambana, bavayo umutima uhagaze buri wese ngo arebe ukuntu nawe ubwo abibonye, ahubwo yumva ni ukozwe n'isoni nka ari we wari urimo muri ibyo cyaha. Uzatuzanira uwo muntu. Warabisize niba yanyemerera, aravuga ati mubivuga ariko bazi ko nta mazina, ariko yaremeye ati byafasha abandi. Impamvu mbivuza nuko twavuze ati se byafasha abandi, izo ni imbaraga z'Imana, byafasha abandi. Wenda adukundiye yabivuga byaba byiza kuruta abyivugira, ariko atubwiye ko ari ubuhamya bwafasha abandi kandi bujya bufasha abandi. Nyuma yaho umugabo bagenda atamushihuye, agira isoni, arasohoka, kuko nyuma bamaze kwiyungana baramubwira ati burya numvaga wanankubita bikarangira ko tugatongana nanjye nkabura nkabona aho mpera. Burya biriya nibyo byanyangije cyane. Ngo aramubwira ati rero ajya hanze abwira umukozi ati tegura nta kibazo, ati ikarume ntugire ikibazo, nubwo nababonye nibyo kora akazi kawe, ariko ibyo ni wowe bireba sinjye, wowe niwitwara nabi mu buzima ikomereza akazi, nta kibazo mfitanye nawe. Aramwihererana mu gikari. Umukozi urumva nawe ntabwo yari agituje neza, ari yabuze amahwemo. Umugabo nawe kumubwira ngo aze ku meza, nawe byasaga mbese ngo yashakaga kwiruka ngo akwepe abona ahantu ajya, abura ibitutsi, abura inkoni ziri butume yirukanka ngo agende. Nyuma yaho umugabo akomeza kubura amahoro. Umugore azana ibyo amuzanira amazi, ati karaba turye njye ndashonje. Umugabo reka data nta peti. Nyuma yaho ngo ibiryo bizanye akajya arya n'umugore. Nyuma nihuse uko byagenze, nyuma yaho ngo yamushyize mbwira ati ntabwo ugira ngo uze kunkata n'icyuma, mu by'ukuri mbwiza ukuri ntabwo ushaka kuza kunkata n'icyuma, mujyana mu cyuma. Umugore aba aramubwiye ati mva mugabo wanjye, buriya ntabwo uzi ko ntabwo nakeye Yesu by'igice. Yego. Kandi amateka yandi utazi, nakurikiranye herediteri y'iwanyu wampishe, ariko njye narayivumburiye. Uburyo wavutsemo urasabwa kuzabatizwa mu maraso ya Yesu, nibwo biriya nabasanzemo uzabicikaho. Nawe igihe utarajya muri Yesu ngo ukizwe, umenye agaciro ko kumenya Imana no kubaha Imana, ntabwo uzigera uva muri kiriya cyaha. Kandi kiriya cyaha ni kibi, gitera umwaku, gituma umuntu apfa nabi, nta mugisha. Uwakigiyemo wese agira ingorane mu buzima bwe. Umugabo aba ari bwo yirutse, kuko yumvishe ko umugore yamubwira ati buriya namaze kukubabarira kera, kuko nari nzi ko aho wavutse naje kubimenya neza uburyo wavutsemo. Umugabo ahita asanga umugore yaramubaririje,
aramuzi neza. Umugore rero nihuse ubuhamya yaduhaye ni uko icyo cyonyine cyatumye umugabo abasha gukizwa kubera ako kantu. Umugabo nawe arakizwa, arahinduka, atanga ubuhamya. Noneho nyuma ntabwo yigeze yongera gusubira muri cya cyaramukanze, kuko ngo umukozi we, umumara tubwiye ngo umukozi bajyaga guhura, umukozi yaba ari nk'ahari umugabo ntiyongere no kumureba ijisho, agahita aca hariya ngo bategerana na wa mukozi, yarahamurekeye. Rero urumva abamama bamwe twabwirwanaga ubuhamya, baramurebaga bakumva ni ibintu bitangaje, bamwe bakavuga ati umva ntabwo ibyo bintu ndi kumva rwose byashoboka. Kandi koko urumva uretse wamaze kwakira Yesu akamenya hari imiryango tuvukamo, niba waravutse mu bantu bibaga, kugira ngo uzakire icyo kintu ni kujya mu maraso ya Yesu, ukakira agakiza, ukamenya Imana. Mu by'ukuri inama uhaye uwo umugore wizera Yesu, wizeye Yesu, atari bya bindi byo mu idini kuvuga ngo wagiye mu idini, ni uko yagira n'ubwenge ndetse akagira no kwihangana. Uwo mugore afite kwihangana kuzuye. Ndakubaza Valentine, ndetse nkabaza n'undi mumama uzadukurikira, ari we bibayeho ugasanga umutware wawe ari kumwe n'umukozi barimo barapurika igikorwa, wakwifata ute? Ari wowe uwo nguwo tubwiye yari uriya, ari wowe wabyifatamo? Murakoze cyane. Ari ubu nk'ubu ngubu aho namaze kwakirira Yesu n'umwami wanjye n'umukiza, nkamenya ubutumwa bwiza, ndetse hakaba hari urwego maze kugeraho no kwiga. Kandi noneho buriya n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo buri mubyeyi, buri mudamu wese mu rugo agomba kuba dogiteri, umuganga, kandi akaba umuganga uvura abo mu rugo rwe bose. Ubu rero ubu tuvugana, n'abanze bari kugira ngo kubeshya n'icyaha, ntabwo mbeshya mbisanze nk'umugabo wanjye, ntabwo nasakuza, nanjye naba nka mugenzi wanjye wabaye gutyo aho bigeza. Ariko dusubiye inyuma akaba ari nka kera ntaramenya ubutumwa bwiza, kwari ugutana, kwari kuba ari ugutana, ariko uvuga uti divorce, kuko uyu we ni umusambanyi, ubwo ndamutaye. Ariko nkurikije ibyo maze kwiga n'inama y'ijambo ry'Imana, nuko ngomba kubera muganga mu rugo, ari abana, ari umuryango, ari umutware. Ubu aya masaha aho bigereye ntacyo natwara umutware wanjye, nawe arabizi. Valentine, hari utubazo rero twifuzaga kukubaza dukeya, turimo tugana no ku musozo. Ikibazo cya mbere ni iki Bibiliya ivuga ku mugore? Bibiliya ivuga ku mugore? Yego, muvugaho cyane. Watubwira muvugaho cyane, reka nsome isomo rimwe rivuga ku mugore, kumva icyo biri muvugaho. Ndatanga isomo rimwe gusa, nubwo harimo n'ayandi menshi, tuzayareba n'ayandi menshi ntakenerwa nayo tuyatanga. Ariko ubu nonaha reka tuvuge isomo rimwe ryavuzwe ku mugore, turisome mu Migani igice cya 31. Rebere muri telefone wahabona cyane, bivuga ngo Imigani igice cya 31. Turasanga ko hano haranditse ngo ni inama umwami Lemuweli yahawe. Uyu mwami yayihawe na mama we. Umurongo handitse uhereye ku murongo wa mbere, reka ariho ntangirira. Tatu nari mu murongo wa mbere. Amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishije. Nuko abadamu barajya babyara abami, umudamu n'umwarimu n'ubundi. Ni umuganga n'umwarimu. Umudamu afite inshingano ikomeye iragutse cyane, ariko bivuga ngo uzarangize umunsi umwe ntabwo byashoboka. Noneho kabiri haranditse ngo mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwira iki mwana wanjye nibyariye? Ko ari wowe nahigiye, ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe, kuko ari cyo kigusha abantu. Numva ko Bibiliya yavuze ku mugore. Ntarakomeza rero ngo nkomeze n'ahandi. Icyo nashaka kugira ngo twumve hano ni iki? Ni uko umugore yifitemo ibintu bibiri. Umugore yazambye isi ikazambagatana, kandi abishatse yayikiza isi igakira yose. Umugore abigizemo uruhare.
yayizambya isi ikarangira, yazambya azambya n'ibirimo n'ibigira umuryango akawangiza, igihugu kikangirika, umugore yabigizemo uruhare byazamba. Yazamba mu mirerere yahereye ku mwana, ngo nabyo biragutse. Yamurera uburyo yamureze akazabizambaguza bikazambagatana bitewe n'uburezi bwavuye ku mugore bukagera ku mwana bukazambya igihugu. Dore ko kenshi n'uburezi buriya abana kenshi baba bari kumwe n'umubyeyi w'umumama, abapapa tuba twagiye gupagasa. No kurera abana biri mu nshingano y'umugore, buriya niyo Imana yamuhaye yo kurera. Mwebwe muba mugomba guhaha mukazana, ariko uburezi bufitwe n'umugore. Umugore ni umurezi, ni umuganga mu rugo rwe, ni umurezi, ni umwarimu. Buriya bivuze ngo umugore yagusha abami, turabibona no muri benshi nka Samusoni bagiye bazibona, na Dawidi na ba Salomo. Salomo azana abagore 1001, kandi buriya Salomo nubwo byarangiye yicuza yihana, ariko buriya Salomo yari umuntu wubaha Imana cyane. Nitanye nko ku rwa mbere rw'ingoma cyangwa kabiri, ubona ko yari umuntu w'umunyabwenge, asabye Imana ubwenge irabumuha bwo kuyobora ubwoko bw'Imana. Reba n'ukuntu Delila yashukashutse Samusoni paka bamunogoyemo amazi, paka amenya ibanga. Imana yari amubwiye ngo ntuzamenye ibanga, ariko aramushukashwa. Urumva rero ko abagore mudasanzwe. Umugore ni icyitonderwa kuko yakiza ibintu neza. Buriya nayo mpamvu isi igeraho yiga ku mugore ikavuga ngo reka dushyireho uyu munsi. Yakiza ibintu neza bigatungana bikamera neza, atabikiza akaba yanabizambya. Kuko muri Bibiliya tubonamo n'inama, harimo abagore benshi bagiye barera nabi, harimo ba Delila, nabo tuzabareba ikindi gihe, uzatugana amaverisi menshi. bareze neza, babyara abantu bayoboye ibihugu neza, ibihugu bikagenda neza bitewe n'uko bigishije ubwenge abana babo. Inshuti bakunzi mudukurikira, twavuze kuri uyu munsi w'abari n'abategarugori, ariko n'abagabo muhumure, buriya ngo hari umunsi wahariwe abagabo. Wari ubizi Brandi? Abagabo benshi tujya tuganira bakavuga bati kubera iki hariho umunsi wahariwe abagore n'abakobwa, hakaba umunsi wahariwe abana, hakaba umunsi wahariwe ibiti no kwita ku nyamaswa n'iki, ariko ntihabeho umunsi w'abagabo. Wari uzi ko hariho umunsi w'abagabo? Umunsi w'abagabo rero urahari, witwa International Men's Day. Uyu urahari. Umva itariki wizihizwaho rero, wizihizwa ku itariki ya 19 Ugushyingo buri mwaka. Intego zawo rero, twababwiye intego z'abamama n'abakobwa: kwishimira uruhare rwiza rw'umugabo mu muryango no muri sosiyete. Kabiri, kuvuga ku bibazo byibasira abagabo nk'ubuzima bwo mu mutwe, uburwayi cyangwa inshingano ziremereye abagabo baba bafite. Ibyo bintu ngo nibyo baba barimo baganiraho. Buriya abagabo bagira inshingano ziremereye, nabo barazifite cyane. Ubwo rero n'abagabo turabahumurije. 19 Ugushyingo ubwo ni kwa 11 ku itariki 19 tuzahure rwose tuganire ku ibyo bibazo bitwibasira ndetse no ku nshingano ziremereye dufite. Murumva ko umunsi wanyu namwe uhari. Nshuti bakunzi rero mukurikira Iyarure TV, ikiganiro cyo ni akagaruka. Valentina ni uwacu, ntabwo ari umushyitsi, ntabakiri umushyitsi. Nitugutumira uzagaruka. Afite byinshi byiza kandi bikomeye, afite ubuhamya, uzatuganira no ku ijambo ry'Imana ubutaha. Urumva ko rwose murahishiwe. Mudukurikire rero umunsi ku munsi, kandi mwandike muri komenti mugire ibibazo mumubaza ku bijyanye n'umuryango. Ushobora kuba uri umumama ukaba ushaka kumugisha inama, twandikire tuzaguhuza nawe. Ariko harimo n'uwaguhamagara burya akakubwira mu gikari adashaka gushyira komenti ye ahagaragara. Waduha nimero za telefone? Nimero yanjye ni 0788 0788 60 55 88. Isubiremo rimwe:
0788 50 5 tuzayishyira no kuri sikirini ngira ngo kugira ngo uwagukenera ashaka kukugisha inama y'ukuntu yabigenza. Buriya hariho abantu baba badashaka kwishyira hanze akaba yaguhamagara ukamugira inama aho bita mu gikari. Imana rero ibaho umugisha. Mwari kumwe nanjye MC Theo muri iki kiganiro cyo gufasha umuryango, kandi umutumirwa yari Mujawayesu Valentine. Imana ibaho umugisha.